jwi kugira ngo twe ntabwo dufitanye ibibazo n'ibyo twumva kubera ko mu matwi y'izo ntama harimo akayunguruzo gahita kavuga ati iryo jwi ni iry'uyu nguyu iryo ni irya Petero iryo ni irya Satani iryo ngiryo ni iry'umwuka w'Imana ayo majwi ako kayunguruzo cyangwa se ako kuma gapima ayo majwi kaba mu matwi y'izo ntama niyo mpamvu zimukurikira aho ajya hose kabone naho yabanyuze mu mahwa kubera ziri kumvijwe zinjiramo ati ntacyo navuze mpanabwira abantu abana b'Imana bahungira icyaha mu kibazo ariko abana b'isi bahungira ikibazo mu cyaha yego ubwo rero bagomba kumenya ko iyo wumva ijwi Yesu akakubwira ati ni muri gereza imbere cyane iyo akubwira ati mu ntare imbere ibyo byo ntabwo ari ibintu byakure kandi ni ibintu biri kuri social media yego uriya Papa King ko abagore yabwiraga ati we nubona uwo musambana ugende musambana ariko urebe ko afite agatubutse yego nurangiza uzaza n'icya 10 ngusenye nzakweza ibyo bintu ntabwo Imana izabibara ibyo bintu uragibara nabariya niko bari bameze kuba wenda yaba ari impumyi ariko ibungukira nta kibazo noneho ngo babona irahumutse batekereza agafaranga nyine igihombo kirinjiye agafaranga karabuze noneho ngo babaze uwukijije ariko baravuga ati intama zacu dushumbye ntabwo ari ugupfa kuzizamo gutyo gusa wadukupfa kuvugira ubwo bugambo bwawe kuri YouTube kandi intama zacu zibyumva bamwe bagatangira kudutahura turakwiyamye arababwira ati ariko rero ngiye kubasobanurira umwungeri mwiza aposo wawe iyo abonye isegarije bigenda gute akubundarara akakwimana cyangwa nawe nisegubwe cyangwa ubwo bigenda gute cyangwa se we nawe bamugane niwe uguhindukira iseka cyangwa hamagara ni masega magenzi yakaza kuryiza ibyibushye n'izinanutse niko birivuga hari mushiki wanjye wigeze kugira iyerekwa ngo abona abungeri bagambanye n'ababazi noneho ngo bafungura irembo ry'intama ngo bashyiramo utwatsi twiza kugira ngo intama zibone ko ari ahantu heza zigomba kujya zirinjira nk'izigiye kurisha barangije bahita bugururira iki ababazi baragenda binjiramo n'imbugita bazikinjiriza mu rwuri. Ndagusubije neza kandi nguhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Warakoze, wagize neza gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora kugira ngo dushyigikira kuri izi YouTube channel zacu. Nongeye kugira igitondo cy'umugisha kuba ndi kumwe na mwene data Masengesho wo kwibuye Rizima TV. Waramutse neza muvandimwe? Naramutse. Umeze ute? Ndashima umwami wacu Yesu. Uri amahoro? Ndamahoro ubwo umwami nkunda. Amen, amen. Amen. Mbo tuje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Yego. Ikiganiro dukora tuganira twungurana ubwenge bw'ubumana Imana ibashyize muri twebwe kugira ngo dukomeze n'abandi bera bose. Nukuri abantu mudukunda natwe turabakunda, n'abatwanga batwanga bumva imitima yabo itwanze kubera ibyo dukora. Imana y'amahoro bababari ntago mpamuzi icyo mukora ariko turabakunda. Nimwe tunakorera ibi biganiro. Hari n'abatwanga bakizi bo muri rwa rubyaro. Aha. Yego. Namwe Imana bababari kuko mutazi ibyo mugize gute murimo. Kandi babizi nyine barabizi ariko ahubwo bahisemo uruhande rubi. Dusabwe nabo kubasabira imbabazi ku Mana kugira ngo Imana ibereshe ukuri. Bariya ntago bateze kwezwa. Ariko se Robano izi neza ko erega tujye tubwiza abantu ukuri. Hari urubyaro rudateze kwezwa, rutarebwa no gupfa kw'amara no kumeneka kw'amaraso ya Yesu n'umusaraba, batarebwa n'ibyo bintu batitayeho, batanabyitayeho. Niyo ubu bitashoboka ko banabyita. None umva ikibazo cyabo ntago bakwanga ngo kuko wavuze. Nitavuze mugabero barakwanga. Bakwangira kuriho. Umwuka wabo. Umwuka wabo nukorana n'uwawe. Kuko ubwo abo rero nabo ubwo nyine nibakomeza akazi kabo natwe dukomeje akacu. Cyabaze ngo nukwiba no kwica no kurimbura mukomeze uri muri twe rwarabaruta. Yego. Niko Bibiliya ivuga. Hanyuma nje kuganira nawe ari ijambo numva nshaka kuganira. Ni ijambo rivuga ngo ese umuntu yabwirwa n'iki ko akijijwe by'ukuri. Icyo ni icyambere sibyo? The second one nukumenya ngo nuwe mushumba mwiza ukwire kumushumba. Yego. Naho ni iki cyabwira umuntu ko ari mu biganza bizima cyangwa se niki cyamubwira ko nawe ari muzima? Yes, ashumbwe n'umushumba muzima. Yego. Kandi nawe ubwe akaba ari intama atari ihene.
Imana iguhe umugisha. Yego. Ijambo ry'Imana ngira ngo nta kindi tuba tugiye kuganira hano ni ijambo ry'Imana, kandi ibyo bibazo ko kumbajije abantu benshi barabyibaza. Kavuga ati ariko se ko mba numva inyigisho zitandukanye hano hanze. Bamwe bavuga, abandi babyise ngo ni uguca imanza, ati bamwe baducira imanza ngo ntago dukijijwe. Aposo wacu kumba mbona rwose adushyiramo neza mu birere, akatuzamura mu birere ngo muri dimensiyo za kangahe. Undi akadufatisha imisozi tukayifata. Bakadufatisha imisozi bakatubwira yacu twanyazwe tugomba kuyigarura. Kandi bakaba babihuje n'ijambo ry'Imana. Kandi ko baba babisomye muri Bibiliya. Ni ukubera iki tukomeza kumva? Ese ubundi wa mugani ku rundi ruhande twe turimo neza, turahanyaho cyangwa ntiturahanyaho? Yego. Uranyemerera dusubize ibyo byose n'ibindi bari buze kumva twifashishije ijambo ry'Imana. Yego. Ariko abadukurikiye nibemere tubanze dusenge kugira ngo twinjire muri iri jambo. Yego. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kutwemereye kuduha umwanya, uduhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Turagutumiye nk'abari twebwe ijambo ryawe nizere igwire muri twebwe, kandi ugere mu matwi y'abantu uvuge icyo ushaka kuvuga. Satani yavuniye mu matwi izina rya Yesu Kristo, uhumura amaso yabo barebe, kandi imitima yabo yihanagureho ibinure, kugira ngo bakirane ubwuzu ijambo ryawe. Natwe duhe kurivuga duciye bugufi, kandi twasame urangururire ubwoko bwawe kuko rituruta. Urakoze cyane kuri imbaraga zacu kandi kubana natwe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ibice byaho 10, wenda turahera ku murongo wa mbere. Roba unyemerere iri jambo nyine ntituze kujya dutinda cyane, ariko turisome iki gice hafi ya cyose tumere nk'abageze nabura nko kuri 21. Tukacyuzure nk'umwuka wera, tucyuzure nk'umwuka wera, duterane bene data bagubwe neza. Amen. Nararikunze iri jambo ravuga ngo umwungeri mwiza. Abantu rero bagiye kumva umwungeri mwiza, nibumva ari aposo cyari mushumba cyari nde wabo ubwo ariko icyo tuzi nuko tugiye kumva umwungeri mwiza. Yego. Uraza kureba uvuga ati ariko ibi biganza ndimo, yego, ni iby'umwungeri mwiza, ni igisega. Kuko aha iki gice gisobanura umwungeri mwiza, kigasobanura utari umwungeri mwiza, kigasobanura abantu baje ku bwabo, kigasobanura abantu baje batumwe. Nyine kirasobanura ku buryo umukristo urabishaka kirajya kurangira atagishidikanya ngo ndinde nduwuhe nduwahe. Nawe ubwo araba yimenye ubwe, kuko iyi ni indorerwamo nziza. Imana ishimwe cyane. Ibice 10 bya Yohana umurongo wa mbere haravuze ngo, titira amagambo aravuze ngo umwungeri mwiza. Yego. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo we ni umwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Imana ishimwe. Ndashaka ngo tubanje nze tutegereze. Aravuze ngo umwungeri mwiza, niko Yohana atangiye avuga. Yego. Umwungeri mwiza, bibutse ko uyu ni intumwa ya Yesu. Uyu ni intumwa ya Yesu, kandi aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Yego. Yesu niwe wayivugiye ubwe, ariko kubabwira abandi bantu bari bafite ibibazo. Urumva twahamaga umwuka wera ngo aza tuganirize muri twe, kandi ni isezerano rye yuko azenda kubye. Yego. Akamuhamiriza. Yego. Akabitumenyesha. Ngira abantu badukurikiye mutaza kurebera muri hangere yuko ari masengesho Robert bari kuvuga. Abo mwumva umwuka wera, turaciriritse turi bato, nibatureke bumve ijwi ry'urangurura mu butayu. Yego. Urumva hashobora kuba hari ikintu cyabayeho cyangwa atari ko dusobanurire. Yego. Dufite abashumba b'abafarisayo, tukagira abashumba b'abasadukayo, tukagira abashumba b'abigisha b'amategeko, tukagira abashumba b'abanditsi. Sibyo? Dusobanurire none nawe ujeho. Ubundi umwungeri mwiza ni uwuhe? Urumva ni ikibazo bamubajije. N'uyu munsi hari abantu bavuga ati ko musakuza, Julienne Kabanda yaza yakwishingira Grace Rumu mukavuza induru, Apotre Mignone yakwishingira Noble Family mugasakuza, Dr Paul Gitwaza yazana Zionisme hano mu Rwanda mugasakuza, Masasu ya restoring abantu mugasakuza, ADPR mugasakuza. Ubundi umushumba nyawe dukwiriye kugana n'indi. Iki ni ikibazo abanyarwanda nabo bashobora kugira gute kwibaza. Barega baranakibaza.
baragifite. Yego, nibasubizwe rero. Ahangaha ni Yesu. Reka tugendere mu cyo Yesu yavuze. Yego, tugendere ku cyo Yesu nyiri torero, nyiri ijuru, nyiri biremwa byose yavuze. Ariko aho ngaho tutaranahinduramo nanone ntago ba nyiramadini bose ari ba nyiri torero rya Kristo. Yes, ni erega hano barabitahura, baramenya aho abantu binjiriye. Biterwa naho umuntu yinjiriye. Urumva Yesu urwinjiriro narwo urwinjiriro nirwo tugiye guheraho, kuko n'ubundi kugira ngo umuntu ahinduke uwo ari we biterwa naho yinjira. Harya yinjira umuntu yinjira ahantu avuye. Umuntu yinjira ahantu avuye wenda hanze iyo yari yagiye anyura mu ki, agomba kunyura mu irembo. Ariko hari abatubwiye ngo hari inzira ariko aba yagiye anyuramo kugira ngo agere ahantu hari inuza, hari irembo. Byanga bikunda irembo ryose riba rifite inzira n'urugo. Yes. Okay, nibyo nashakaga. No numva Yesu amaze ngo gukiza umuntu wavutse ari impumyi, ngo yaramukijije abafarisayo kandi ngo byari ku isabato. Baramubwira ati ko wowe wakize uti, ko twakumenyeye uhumye wahumutse uti, ubundi kubera icyo uhumutse? Ati ngiye hari uwampumuye. Uwo ari hehe? Ati yagiye. Ninde se? Ntago muzi. Icyo nzi nuko yamumuye gusa nkigendera. Aho ngaho uramuvuga. Bajya kumushakisha basanga ni Yesu w'i Nazareti. Batajya kubaza ati wica amahame gute? Kubera iki ukiza abantu ku isabato? Kubera iki ukiza abantu ku isabato? Arababwira ati kandi mwe abafarisayo mwe muri indyarya. Ubundi baramubaza uti wadutse uti, wize teoloji hehe? Urumva twe ko dufite abanyamategeko bandika ku myenda yacu, uri kumva? Yego, tuyazi 600 uko ari magana nkuko niko ryanditse. Wowe waje uti urumva amafoto badufashe ku munsi wo gusukwaho ya mavuta yo mu ihembe, twe turayafite. Wabaye pasteur uti, wadutse uti. Abo bantu uri kubabwiriza ibyo bitangazo uri kubikora nkandi kwari twe twemerewe kubikora. Yego, Yesu rero arabareba. Kabiri, kuki ubaho ku munsi w'Uwiteka? Kubera iki wubahuka? Uratinyuka ugakiza umuntu ku isabato? Nta nisoni. Yesu ababwira ko ibyo bintu byose babamo ari imihango ikennye umumaro ndetse ari indyarya. Ababwira ko naho baturutse atahazi. Baramubwira ati ko twebwe dushumbya abantu benshi, turabungera ibintamizi zose ubona uri no gukiniraho ngo urazikiza izacu. Arababwira ati n'uyu wakijije tumufite mu gitabo cyacu. Urumva iyo batamugira ntibari no gukurikirana ibye, ariko bari bamufite nk'impumyi itagize ikibatwaye. Ariko ishobora kubasabiriza ikaba yazana icyacumi. Yego, urumva barahibwaga ati niba wasabye uzana icyacumi. Nka wa wundi wababwaga ati we nubona umuntu musambana. Ibyo byo ntabwo ari ibintu byakure kandi ni ibintu biri kuri social media. Yego, uriya Papa King ko abagore yabwiraga ati we nubona uwo musambana ugende musambana ariko urebe ko afite agatubutse. Yego, nurangiza uzazana icyacumi musenye nzakweza. Ibyo bintu ntabwo Imana izabibara. Ibyo bintu ntabwo ibibara. Na bariya niko bari bameze. Kuba wenda yaba ari impumyi ariko ibungukira nta kibazo. Noneho ngo babona irahumutse, batekereza agafaranga nyine igihombo kirinjiye agafaranga karabuze. Noneho ngo babaza uwukijije, ariko baravuga ati intama zacu dushumbye ntabwo ari ugupfa kuzizamo gutyo gusa. Wadukupfa kuvugira ubwo bugambo bwawe kuri YouTube kandi intama zacu zibyumva bamwe bagatangira kudutahura turakwiyamye. Arababwira ati ariko rero ngiye kubasobanurira umwungeri mwiza. Imana ishimwe cyane. Arababwira ngo umwungeri mwiza ni umwungeri winjiriye hehe mu irembo, kandi ngo akaba yarugururiwe n'umurinzi w'irembo. Uwo nguwo ngo niwe winjira mu rwuri, kandi ngo intama ze nazo zijya kurisha ari uko azahuye. Mu yandi magambo ntizirya ibyo zibonye, ntago zipfa kurisha ibyo zibonye. Yego, arabaza ati ahubwo mwebwe mwinjiriye hehe? Mwanyuze hehe mwinjira? Ko narebye mu bitabo by'abinjiriye ku irembo nkabona ntimurimo, kandi mukaba mwitwa bungeri. Kandi ari nge ari irembo ry'intama. Irembo ry'intama mu banyuze mu nzira y'irembo ko ntababona. Ko butangiye kurekarama intama mwanyuze muza kuziragira. Ninde wabagize abungeri b'intama? Bamubaza ati se wowe ninde wazikugize? Ubaye umuyobozi w'irembo. Umuyobozi w'irembo ati nta kuvunika, ni ngerembo kandi n'umurinzi waryo ari we Mana yaranyugururiye anyoherereza muri izi ntama, yampaye na misiyo amanurwuri naho ngomba kuziragira. Mfite ibyo nziha mwebwe ntabyo, niyo mpamvu umuntu yahumye iyi myaka yose ntimubashe kumukiza, ariko nge duhuye rimwe ndamukiza. Bivuze ngo arishije mu rwuri rwanjye, mfite urwuri, nanyuze ku irembo, ibi bintu ndabyemerewe, ahubwo mwebwe mwanyuze. Oya, mbere rero nababwiye ati n'ubundi mwabantu mwe nta yindi nzira.
yatsukira muri iri rembo. Ibyo ntibashatse kumunyuramo kuko ngo baramupfaga cyane. Ijambo ry'Imana aravuze ngo ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama, umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina, nazo akazahura, amazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Ubwo tugeze kuri cya gisubizo abantu bibaza ati ariko turimo cyangwa ntiturimo. Yesu yahura intama ze kandi ngo iyo amaze kuzahura azijya imbere zikamukurikira kandi ngo zimukurikira zumva ijwi. Naratangaye, hano hantu harimo ikintu gikomeye. Urumva ko umuntu akuri imbere ariko ntumukurikiye ureba harengana, ahubwo umukurikiye wumva ijwi rye. Ijwi ry'uwo mungeri niryo rituma intama zimukurikira. Rero ni ukuvuga ngo utari umungeri rero we nawe yaramusobanuye, utari umungeri ngo undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Izo ntama amajwi y'abandi ntabwo ziyazi, zikurikira umungeri nyirazo, zimukurikira zumva ijwi rye. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo butaruhanije cyane, nimba utumva ijwi rya Yesu bivuze ko utari no mu rwuri rwe, ntabwo uri mu bo yahuye. Iyo ntama yahuye ako karumvikana niba uriho kuva watangira kugenda, kuva watangira kubaho ukaba utarumva ijwi rye, ukaba utumva ijwi rye, nawe iryawe ukaba udatekereza ko ryumva. Gitwaza ari rya Yesu ukaba utashobora kubitandukanya, ukaba utazi gutandukanya ijwi rya minyone n'irya Kristo, ukaba utabizi. Minyone avuga ukavuga utari kuzi ko ari Kristo uvuze. Pasiteri runaka yavuga, Izayi yavuga ukavuga utari kuzi ko Yesu. Niba utazi gutandukanya ijwi rya Izayi n'irya Yesu, ubwo ntuzongeye kwirirwa utubaza ikibazo, umenya aho uherereye. Aha rero niho ahita haza urubanza. Aha niho ahita umujinya urakara. Oya nta kibazo ntibarakare. Uretse ubundi we yababwirije baseka, ubu bajyaga kumutembagaza ku manga ari uko se atabasanze muri urwo bita urwuri. Iyo fenomene tuzayiganireho. Ukuntu uniga umuntu yari ari mu rusengero ugashobora ukajya guhirika ku ibuye ngo akaguca muri humye. Tuzabivuga Mwuka Wera uzaduheho byinshi tubimenye. Urumva hano hantu harumvikana, sibyo? Igihe cyose uzicara ntumenye gutandukanya ijwi rya Masasu n'irya Yesu, ngo ube wicaye uri fiyeri. Masasu navuga wumve niba ari Yesu uvuze cyangwa ari Masasu. Rutayisire navuga, ndi kuvuga doko public figures b'abapasiteri kugira ngo abantu bazwi nyine, kugira ngo abantu bumve. Zigira inshuti yaza hano yakicara yavuga, ntumenye gutandukanya ijwi rya inshuti n'irya Yesu. Akevuwa barare neza. Ni ukuvuga ngo rero intama za Yesu Bibiliya iratubwiye ngo zumva ijwi rye, kandi ngo iyo azahuye azijya imbere zikamukurikira, ngo zikamukurikira zumva ijwi. Mu yandi magambo ijwi rihagaze nazo zahagarara kuko ntizaba zikimenya aho zijya. Ngo ariko uwundi w'iyaje ntizishobora kumukurikira. Kubera iki? Aravuga ngo zikumva iryo jwi ntizirizi. Iri jwi ko ritavuye ku mucunguzi. Iri jwi uyu we rwose wapi kabisa. Ubwo rero harimo tekinike ikomeye yo kumenya gutandukanya amajwi, kubera ko ubuzima uru rugendo uko rumeze rugomba kugendwa ari uko umuntu ayobowe n'ibyo. Kandi aka gaforumire ko gutandukanya ijwi Yesu yagatangiye kuri Petero. Umwe yabwiye ngo azubakaho itorero. Yaravuze aravuga turi Kristo umwana w'Imana, ati Pete aho ni Umwuka Wera uko ntago ari wowe ufite inyama n'amaraso. Ariko habaho n'ikindi gihe bari ni siri place ntago erega bigeze bahindukira, bari bakira aho bavuga ko abantu bamwitane bati witwa Belzebuli, abandi bati uri Yohana, abandi bati uri Mose, abandi turi umuhanuzi, abandi bati muri karitsiye n'ubisha bavuga ati ko wuzuye abadayimoni kuko barabivugaga. Urumva Petero arangira bati uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aravuga ati wow, iri jwi ntago ari irya Petero, sibyo? Akimutangiraho urugero kugira ngo abantu bamenye gutandukanya amajwi. Mu kanya Yesu aravuga ati ariko birakwiye ko ngenda, uri kumva? Kuko ninagenda ntazaza ntungambane. Petero ati hazagira umuntu gukoraho
uzabyemera ko we yarabati nzabarangiza ese ahita bati iryo jwi ntabwo ari irya Petero uyu ni Satani kumugira muri Petero nawe usanga iri jambo yahise amuca amazi avuga ati ko se Satani nawe utinyuka ukavuga nk'abantu aha voilà ubwo rero aho hantu Imana igumugisha wenda no kuzana nanone urwo rugero rwa Petero. Petero urumva yavugiwemo n'umwuka w'Imana. Yesu aramushima ati rwose ntabwo ari ijwi ry'umuntu. Abantu bamenye ko hari amajwi atatu rero ashobora kuvugira mu muntu tufatiye ku rugero rwa Petero. Ubwo n'ubuhanuzi bushobora kumanuka n'ibyigisho. None hari ibindi tuvuga n'ibyo. Bamenye ko umuntu ashobora kuvuga nka Petero. Hari ijwi rya Petero. Hari ijwi ry'umwuka w'Imana uvugiye muri Petero, hari n'ijwi rya Satani kandi nanone uvugiye muri Petero. Ahubwo abantu bazi gutandukanya ayo majwi. Abantu bazi gutandukanya ayo majwi. Rutayisire niyicara hari akavuga ati ndaya ya Yesu rero bira bintu yabivugiye mu mwuka ati nyine nuko mwebwe muba mutari ahantu mu kirere kizabutse ngo bashe kumva imvugo y'umwuka ateko nge naranamuhamagaye turaganira numva ko nta kibazo rwose kiri muri ziriya mvugo. Uri kubyumva neza iyo mvugo avuze ugomba guhita umenya ngo ufite esprit de discernement yo kudetectinga ni umwuka wera ubivuze niwe ku giti cye cyangwa ni Satani uvugiye muri we. Yego already reka twigarukeho batavuga ati mucimana twivugire umunsi Robert. Yego ese ufite ubushobozi bwo kudetectinga igihe Robert azavuga nk'umuntu akavuga nka Satani akavuga nka Kristo. Yego ufite ubushobozi bwo kubitandukanya ngo umenye uti ijwi wenda mu gitondo Robert yavuze ijwi saa sita niri ryamuvugiyemo ku mugoroba niri kuko biragaragara ko ibuye bubatse itorero rya mbere byari bibaye ayo majwi rwose yose yarivugiyemo. Petero ayo majwi yose yamuvugiyemo kandi ntabwo byamubujije kubakwaho itorero ntabwo byamubujije kuba yarapfuye nawe abambwe nk'uko umwami we yabambwe. Ni urugero rwiza na aposo mwiza. Ntabwo navuga ngo Imana imuhiruhuko ridashira kuko ari muri paradizo nanjye nifuza kuzamusangayo. Rero abantu bakwiriye kumenya intama za Kristo za nyazo zifitiye capacity zifitiye ability ubushobozi bwo gusobanukirwa ayo majwi. Niyo mpamvu izo nta kibazo zifitanye n'amatwi. Ntabwo ikibazo kiza n'amatwi. Ejo bundi hari ijwi ryaturutse mu Gatenga. Yego ndavuga ngo ufata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iyiki gihe numvishijwe ndavuga ati ijwi ntabwo ari iry'umucunguzi iri si iry'umucunguzi. Ibi yabivuze nk'umuntu iri ry'umuntu cyangwa se wenda mu kindi kirere. Umuntu we yitekerereje ifoto atekereza iye ya kera wenda ubwo yari yarahombanye ari mu cyaro cyane cyane ko avuga ati cyagiye uri mu cyaro warabuze ibi warabuze yongera kugira ari mu mujyi noneho tutazi ahantu ibyo bintu anavuga urugendo rwe atarutubwiye ahita tubwira finali aravuga ateka ayo mafoto nuyakompara ngewe niho mbona ishimwe. Uri kubyumva abantu bumvise iryo jwi rimubwiye ngo shima amafoto. Kera mu cyaro bamwitaga Nyirabukara uyu munsi tukamwita Kibaju tutazi ukuntu do gukwirabura kwahindutsemo. Ariko nyamara Imana yacu ni Imana y'ibihe byose. Ntabwo ari Imana iba Imana ifoto ari nziza gusa na cya gihe yari mbi. Icyo gihe nayo yari Imana. Naho rero abera intama zumvijwi ry'umucunguzi bati ariko iri jwi ntago urwuri naragiriramo nta warunjyanamo. Imana yacu rero abantu kumvira ijwi kugira ngo twe ntabwo dufitanye ibibazo n'ibyo twumva kubera ko mu matwi y'izo ntama harimo akayunguruzo gahita kavuga ati iryo jwi ni iry'uyu nguyu, iryo ni irya Petero, iryo ni irya Satani, iryo ngiryo ni iry'umwuka w'Imana. Ayo majwi ako kayunguruzo cyangwa se ako kuma gapima ayo majwi kaba mu matwi y'izo ntama. Niyo mpamvu zimukurikira aho ajya hose kabone naho yaba anyuze mu mahwa kubera ziri kumva ijwi zinjiramo. Ntacyo navuze mpanabwira abantu abana b'Imana bahungira icyaha mu kibazo ariko abana b'isi bahungira ikibazo mu cyaha.
yego yes ubwo rero bagomba kumenya ko iyo wumva ijwi Yesu akakubwira ati ni muri gereza imbere cyane, iyo akubwira ati mu ntare imbere cyane nabwo mu muriro ubwo winjiye ndani ngo bawenyegeje karindwi uburyo ngo twenyegeze karindwi kandi niyo bareka rimwe bari gushya, ariko tugiye kwenyegeza karindwi nuko wenda ntizi ibintu bya fizike na shimi ngo ndebemo neza ukuntu iyo ikintu bacyari gicanye cyoroheje iyo ukenyegeje gihita gihinduka indi forume. urumva bafashe urumuri guteranyaho urumuri bibyara urumuri. Yesu niwe muriro. Kabiri Bibiliya irabanga Imana yashingiye kugira abana b'abantu inuza imiriro, abamarayika bagira umuyaga, none bakoze ikuza ryo gufata umuriro bashyira mu wundi muriro, noneho bujuje karindwi noneho bahuje n'Imana neza, ntabwo bari bazi icyo ubuhanuzi bari gukora. Hanyuma ngo ubwo tugeze kuri 5, undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye iteka ryose. Nuko Yesu n'ubundi nabyo bahawe kubyumvira ugutwi kumwe ngo babirebe ariko be kubibona, babyumva ariko be kubisobanukira kuko imitima yabo yuzuyeho ibinuri. Ngo nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari ngerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi ariko intama ntizabumvise. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo. Uzi ko iri jambo rikomeye nk'ishoka, uwo ni umujura. Uzi kugira ngo urebe idini y'Abayahudi y'Abafarisayo, abanditsi, Abazadukayo, uhita uvuga ngo bose bari abajura kandi nta ntama yanjye yigeze bumva. Uri kumva mu yandi magambo ababicaye imbere bose simbazi, izo si izanjye, izabumvishe zose mwabajura mwe, izo si izanjye nimutware, izanjye zarantegereje. Abambanjirije bose bari abajura, bari abanyazi, sinigeze mbatuma kandi intama zanjye izanjye ntizigeze zibumva. Noneho utekereze ko abibabwiye abantu bicaye aho ngaho aribo bantu biyitirira ko barimo neza, bari muri Kristo neza, bategereje Imana neza, babirimo neza. N'Abafarisayo babo barababwira ati ni twebwe duhagarariye Imana, niyo mpamvu mugomba kuzana ibitambo bibyibushye, amaturo, ibiki byose. None Yesu aridekara aravuga ati rero hari akantu nshaka kubibira. Iyo Mana muri gushyira iyo ngiyo yose n'ababizana ntabwo systeme yacu n'imyaka yari ishize. Hari abantu rero bareba ibintu binini bibyibushye bakavuga ati igisengero cyacu cyaba cyaranganye kuri iyi Mana iri hehe, ubwo kingana kuriya byanga bikunda ni icya Kristo abirimo. Ati twabonye hari n'ibintu bigenda bikoreka, ariko bene data nshuti z'umusaraba nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ariko bimeze. Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo intama zanjye ntabwo zigeze zumvira aba bajura baje bagashinga amadini bakayashinga. Mwayagiyemo mutanga ibitambo, mutura amaturo, mukora ibintu byose, ariko ntabwo ari njye wabatumye. Aba ntabwo ari abanjye, n'izanjye ntizigeze zijyamo, zarandindiriye. Mwumve rino jambo ry'Imana neza. Ijambo ry'Imana ku bice 9 haravuze ngo ni ingerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Mana ishimwe. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Umujura ntazanwa n'ikindi kintu usibye kwica, usibye kwiba, usibye kurimbura, ariko Yesu cyamuzanye ni ukugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Murumva ko Yesu Kristo akomeje gucarenginga Abafarisayo bari bafite amadini amaze igihe, bafite abantu babwira ko babajyana mu ijuru, bafite ibitabo by'amategeko ya Mose, bari gukora ibintu bigiye bitandukanye. Yesu abakubisemo ijambo rikomeye arababwira ngo mwebwe aho mwinjiriye ntimwanyuze muri Kristo, kandi amategeko n'ibitambo murabizi ko bitashoboraga gukiza abantu. Nongere mbabwire, mbwira abizera mwese, ntabwo twe dukizwa ibyaha,
ahubwo dukizwa umuvumo w'amategeko, ariyo amadini y'abafarisayo cyangwa y'abari abayuda yagenderagaho. Dukizwa umuvumo w'amategeko, tukongera tugakizwa n'urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka ruzanwa n'iki? Ruzanwa n'icyaha cy'inkomoko. Inkomoko yihe? Icyaha cy'inkomoko ikomoka muri Edeni kwa Adamu na Eva. Hanyuma aho niho Imana yabwiye umuntu, iramubwira ngo ubwo ukoze iki no gupfa uzapfa. Iyo Imana ivuze gupfa, ntibivuze gupfa gusa ku buryo bw'umubiri, kuko urupfu rw'uburyo bw'umubiri ijambo ry'Imana ryita urupfu rw'umubiri ugusinzira. Ijambo ry'Imana iyo rivuze urupfu rw'umubiri rivuga ko uwo muntu yasinziriye. Niyo mpamvu ubwo Imana yavuze ngo no gupfa muzapfa, byari bisobanuye ngo no kurimbuka muzarimbuka. Uko kurimbuka kw'ikiremwa muntu rero niko Yesu yaje kudukiza. Yihindura icyaha cyangwa se yihindura umunyabyaha, yemera kwikorera ibyaha byawe, nyamara utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kubwo kugira ngo abashe kurokora abanyabyaha. Utatwarwa n'amategeko avuka atwarwa n'amategeko kugira ngo abashe kurokora abatwarwa n'amategeko. Utari umunyamubiri yambara akamero k'umugaragu w'imbata, yambara akamero k'umuntu kugira ngo aze gucungura abambaye umubiri. Aho rero niho urukundo rwa Kristo rugaragarira. Mu byumve neza, hari amadini agendera ku mategeko, hari amadini agendera ku mihango, hari amadini agendera muri ibyo bintu byose, nyamara Yesu ni nayo amadini y'abafarisayo, ni nabyo amadini y'abafarisayo yagenderagaho. Ariko nashakaga kubabwira ikintu gikomeye, ubwo mwumve ko ibintu Yesu yari yaje gukuraho nibyo bo bari bagishinzeho, kandi ntibyigeze bibaha agakiza, kuko iyo bibasha kugeza abantu mu ijuru, ntabwo Yesu yari kwemera kuza kumena amaraso ye kandi n'ubundi umusaruro uboneka. Amaraso ya Kristo yabaye nk'umurima ahinduka nk'ifumbire, ifumbira ubugingo bw'abakristo kugira ngo abakiranutsi biyongere kandi babashe kungwa n'Imana mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu yababwiye ngo ibyo bidini byanyu mwashinze n'igihe cyose kingana gutya mubimazemo, haleluya, ntabwo nigeze mbona umusaruro wabyo. Ndashaka kubabwira ko ririya dini niryo ryaje kwimitipuriya ribyara n'andi madini yose ariyo ayo ngayo muriho, akaba ariko na karande zabo na kamere zabo akaba arizo mwakomeje, kuko na bene wabo nizo bakomeje zo kubeshya abantu ko bakijijwe bari kujya mu ijuru, ahantu h'ukuri bahageze. Nyamara Yesu nyir'ukuri yaraje arabacarenginga, arababwira ati aha hantu icyambere mwebwe muri abajura, muri abanyazi, ntimwaje mushyizweho nanjye. Bene data, ndagira ngo mutekereze, abayobozi banyu bajyaho gute? Abayobozi banyu bajyaho gute kugira ngo ubashe gusobanukirwa? Kuko Yesu yavuze ngo uwinjira atanyuze mu irembo. Yesu niwe rembo. Ni ukuvuga ngo urwuri rwa Kristo cyangwa itorero rya Kristo rishyirirwaho abayobozi na Kristo ubwe. Tuvugisha ukuri, Yesu Kristo yigeze agira uruhare mu gushyirwaho k'uwo mushumba? Ubundi uzi uko yagiyeho, uzi aho yaturutse? Ntiwagiye kubona ukabona ariho? Ntiyagiye gushyirwaho agashyirwaho n'amashuri? Ntiyashyizweho n'ikimenyane? Ntiyashyizweho n'ikene wabo? Ntiyatanze ruswa? Abo ni abajura, abinjira muri uyu murimo w'Imana banyuze ahandi, banyuze mu cyene wabo, banyuze muri ruswa, banyuze mu mashuri ngo nuko bafite amashuri, banyuze ahandi. Abo ni abajura, ni ibisambo, ni abanyazi. Ikibazanye, naratangaye cyane, avuze ngo nta kindi umujura nta kindi kimuzana, ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba. Biba mu buhe buryo rero? Biba mu buhe buryo? Mu kubashuka ngo muzana ibi muri gukorera Imana, kandi babizi ko Imana itabatumye. Nongere mbabwire ngo ntabwo Gapita wa Satani ajya kwandikisha mu gitabo cyo mu ijuru. Ndasubiramo, Gapita wa Satani ntabwo akoresha abantu bari gukora mu murima wa Satani, bari gukoreshwa na Gapita wa Satani. Ntabwo imibyizi yabo yandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Akaba ariyo mpamvu mubwira ngo abantu benshi bavuga ngo ni akazi ke, ngo niba akora ibyaha ngo icyambere ngo nuko ngiye ngo nkora ngo nzi ko ndi gukorera Imana.
kuba ari gutyo ubizi ukaba wibeshya. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye buzarimbuka buzize kutamenya. Icya mbere, kuba utazi uwakorera ni ikibazo, kuba umushyigikira utazi uwakorera ni ikibazo. Wivuga ngo mpfa kuba nkorera Imana. Ukorera Imana gute? Gapita wa Satani yandikisha mu gitabo cy'Imana gute? Ibyo bintu umenye ko bidashoboka. Niba ubona umuntu muri gukorana ari Gapita wa Satani akorera Satani, kabone nubwo wowe uri kubikora uzi kuri gukorera Imana, nagira ngo nkubwire ngo uri gukorera Satani totaroma, kuko Gapita wa Satani yandikisha mu gitabo cya Satani, kuko Satani niwe ugomba kuzahemba iyo mibyisi. Ibyo bintu byo numve nizere ko biri kumvikana. Rero ngo nta kindi kizana umujura usibye kwiba, kwica no kurimbura. Bakwiba rero muri ubwo buryo bakubeshya, bakakubwira ngo ngenda uzana utungo zana utu, ngo zana amafaranga ngo twubake urusengero ngo urabukoreye Imana, ngo zana amafaranga ngo dukore ibi, ngo zana igitambo, ngo zana ngo ibi bya 10, ngo zana icya 10 kibyibushye, ngo tanga ituro ribyibushye, ngo uraba nguri kwishinganisha ngo mu Mana ngizabona ko ngo ibintu oya, ntabwo Imana ikurinda kubera wayihaye amafaranga. Imana ikeneye umutima wawe. Ubwo buryo rero n'ubundi bwose bw'amanyanga. Hari umuvandimwe tujye tuganira arambwiye ngo yacitse mu rusengero mu biterane kubera ko yagiye mu giterane kimwe ngo umuntu agahita bari ngo yari korari iri kurocinga indirimbo album, ngo bahita bafata CD ngo umwigisha arahagara ati ni ukuri Imana irambwiye ngo umuntu uraguriye CD ari ubwa mbere akayigura amafaranga arenze miliyoni, ikibazo araba afite cyose kirahita gikemuka. Niba yarabuze urubyaro arahita abyara, niba yarabuze ibiki byose birahita byemera. Ati niko Imana imbwiye. CD umuntu arayifata ahita yigura miliyoni n'igice. Yari yarabuze urubyaro ariko ikibazo n'ubundi yari yabyara. Uri kubyumva? Ese ntago wibuka abatanze amafaranga kwa Ernest bavuga ngo azabahesha ubugingo buhoraho? Yego. Ubu koko iyo mwinyeganyeje mwumva muzabona ubugingo buhoraho? Nese ubugingo yabuheshwa n'utabugira. Arabugira se? Arabugira se afite erega irembo ry'intama baryumvishe. Umutanga ni Kristo. Umuntu rero uzakubwira ngo kora ibi ngo uzabona ubugingo buhoraho. Uryo rembo ntago ributanga. Irembo ntabwo ari ryo ributanga. Yesu Kristo niwe rembo. Rero ngo umujura azanwa no kwica no kwiba no kurimbura. Akwica gute? Iyo arangije kukwica mu bitekerezo. Kwibukiranye ko twavuze ko urupfu rwa mbere rukomeye Yesu yanatubwiye gutinya ari umuntu wica umubiri n'ubugingo byose akabiroha Gehinomu. Yesu yaravuze ngo uwemeye idini yabo aba barusa inkubye ebyiri kuba umwana w'Igehinomu. Ubwo n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo 23:15. No kuvuga ngo rero uburyo uwo mujura yica araza akababwira ko abashyize mu idini ahantu hanyaho, akababwira ati iri niryo torero rya Kristo, niryo ryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ubundi ubwo tayari yarangije kukwica kubera ko ntuzigera ufungura amatwi yawe ngo wumve kugira ngo uhure n'ijambo ry'ubugingo, ahubwo uzatangira gufata abantu bose nk'abavangirwe. Nyamara abantu bari bakwiriye gutahura bakamenya ibyaba bantu, kuko niba ADEPR ivuga ati abadivantiste n'abavangirwe, abadivantiste batabangirikani n'abavangirwe, abangirikani bati Kiliziya Katolika n'abavangirwe, barayobye kandi basoma Bibiliya imwe. Abantu bakabaye batahura ngo agakino karimo hagati aha n'akahe, kandi bose bavuga ko iryo ari ryo dini ry'ukuri, ku buryo ngiye narabyaye umwana cyafite umugore wanjye akaba ari umudivantiste andeba nk'igipagani, nanjye mu ADEPR nkamureba nk'igipagani. Ese koko ibyo nibyo bikurikije ijambo ry'Imana? Nyamara kumva ko ari uri kujya mu ijuru bishatse kuvuga ko icyazanya babajura b'abayobozi b'amadini ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura, kandi byose babasha kubigeraho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abera bo mwisi nibo mfuru Uwiteka yishimira. Uwaririmbye 198 yaravuze ngo itorero ni rimwe mu moko ataramwe, rishima izina rimwe, umwami waryo n'umwe, aranga ifunguro ni rimwe, iryo torero riramusangira. Haleluya! Risangira iryo funguro rimwe. Rero abera b'Imana bahuriye mu bumwe bw'abana b'Imana, ntabwo bahujwe n'amadini. Yesu aravuga ngo abambanjirije bose bari abanyazi. Haleluya! Kandi ikibazana ni ukwica no kwiba no kurimbura. Nuko bica, nuko biba, nuko barimbura. 11 ninjye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazitatanya, rikazifata rikazitatanya. Uwo ni umwungeri utari umwungeri w'ukuri. Mana ishimwe cyane. Nicyo kimubabwira.
aposo wawe iyo abonye isega arije bigenda gute? Akubunda araraha akakwimana cyangwa nawe ni isega ubwe cyangwa ubwo bigenda gute? Cyangwa se we nawe bamugane niwe uguhindukira isega cyangwa hamagara andi masega magenzi yakaza kuryiza ibyibushye n'izinanutse niko birivuga. Hari mushiki wanjye wigeze kugira iyerekwa ngo abona abungeri bagambanye n'ababazi, noneho ngo bafungura irembo ry'intama ngo bashyiramo utwatsi twiza kugira ngo intama zibone ko ari ahantu heza zigomba kujya. Zirinjira nk'izigiye kurisha, barangije bahita bugururira iki ababazi baragenda binjiramo n'imbugita bazikinjiriza mu rwuri. Abo bantu rero n'ubu ngubu bariho kandi niko kazi kari gukorwa. Umuntu agafungura caca akayita akazina keza rwose kagaragaza n'urwuri pe, akabona n'urwuri Bethlehem Church rwose Jerusalem Temple, zikaza zikinjira. Kumbe bazi bimbugita bari aho hafi, bajya kubona bakazikinja imwe ku yindi. Nta kindi kiza n'umujura usibye kwica no kwiba no kurimbura. Ariko umungeri mwiza apfira intama ze. Niba poso wawe yagupfira, menya ko ari umungeri mwiza. Umungeri mwiza no tureke kuvuga ngo Kristo na Mose ubwe nk'urugero rwiza yabwiye Imana, arayibwira ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye kubarimbura bose ngo ngewe uzagira ubwoko bukomeye, ndakubujije, ahubwo ngewe manzu nsibe mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma ibyo ubikore nanjye ntarimo. Imana yamubwiye ubwo ndabihinduye kuko sinahara ubugingo bwawe. Umungeri mwiza apfira intama ze. Petero yemeye kuzipfira, ba Mose na Paulo yemeye kuzipfira, na ba Stefano. Tekereza Paulo yaravuze ngo aho kugira ngo ubutumwa bwiza mvuga ubwabwo bugibweho n'igitutsi ngo ngewe ubwanjye napfa. Umungeri winjiriye mu irembo n'uwo nguwo. Kandi abo bose dufite misenekereza urugero rwiza rw'umuntu wabaye umushumba nyawe, ari nawe Yesu akomokamo witwa Dawidi. Ngo agiye gusura bene se, nino jambo ariko bageze abana ukuntu bari mu myobo bihishe, yavuga ati batinya umufilisiti kampira aba bantu, bati nge kampira aba bantu kwa papa ndabihinduye. Ibintu byo kujya kuvuga imitsima kurya ndi kuganira na mama na papa mbivuye, abandi bari ku rugamba, bene wacu bari mu myobo. Ibi bintu sinabyanganira. Papa zumva inkuru yuko napfuye aho kugira ngo yumve inkuru ko ngarutse bubwa bari mu myobo ngabagarutse bubwa ahita afatiraho. Ntiyasubira kugisha se inama. Nguyu umushumba mwiza ufite umutima w'ubushumba, ntabwo yishimira ko bene wabo baguma mu myobo, ariko abandi ngo icyabazanye ni ukwica no kwiba no kurimbura. Ngiye gusoza 13 haravuga ngo kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama, ninjye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Nubu tujuru biragarutse, birongeye biragarutse. Iza Kristo arazimenya, nazo zikamenya. Tuzongere kumbaza ibyo bintu. Wowe nimba utazi, niba utumva ukaba utareba, urabaza iki? Uruwo nguwo nyine ukwicara imbere. N'ubundi barababwa ngo mwihuze n'amavuta ya baposo banyu, ntabwo bababwira kwihuza n'amavuta ya Kristo. Rero muraba mwihuje nabo, muraba abo mwarusi, nimuzongere kwirwa muyibaza nkubwe ebyiri zabo bantu. Ni nayo mpamvu iyo umuntu abavuzeho muhita mwumva hatuvugiye iwacu. Ubwo nyine uko kuntu nimba bavuga Yesu nabi ugaceceka, abantu bagajya mu n'umuvuze ko ari kumuvuga nabi biki byose ugaceceka, ariko bavuga poso wawe ugasara, menya yuko uruwa poso. Hano hari commentaire ejo nabonye ubwo imisenekereze y'intama. Yego. ariko Uwiteka ese ngitekereza intama zo mu rugo rwa Yesu ziharanira inyungu z'uko mu rugo rwa data bunguka. Ntabwo zihanganira umuntu uvuga Yesu nabi. Umva ukuntu yatangiye yitwa ngo Imana ni nziza 447. Umve apu urumva reaction y'ibirimo imbere kugira ngo umuntu ajye gufata telefone ahere mu kwandika avuga ngo apu. Yego. Muve kuri Mukabutera mwabapagani mwe, ntimugasebanye. Yatanze ubuhamya bw'aho Imana yamukuye, ubuhamya bwe buradufasha. Uretse mwe mwaguye. Ubwo se niba nta kibuno yagiraga Imana ikaba yaramubyiwishije ikibuno, kubivuga bibatwaye iki mwabapagani mwe? Toka bazimu bashya. Wayumvise niyo ngiyo kibiti nkubwe. Isha tekereza mwana.
ziko ibintu biba bikomeye. Ubu yatwaye nk'imodoka agahora nawe i Remera, no guhita guca hejuru jya kuvuga ibibuno by'abandi, ibi Imana arabahaye ibibuno reka babivuge. Ariko si ubwo ababikuye muri hari abajya kubibagisha, ahubwo ngubwo abakiguze mu mujyi, ababiguze no mu mujyi nyine wari ubivuze bitanekereza iyi komantere. Ni ukuvuga ngo rero intama yose burya iyo uvuze umuntu yarutse inkubwe ebyiri yakumerera nabi yaguhitana, ariko buriya uvuze Yesu nabi yagukomera amashyi. Iyo ntama rero ifite nyirayo. Izo ntama nizo hano bari gusobanura, izo ntizizongere kutubaza ngo ariko ngo ndimo cyangwa sindimo, nimenya aho iri. Hari n'igihe yaba ihari mu rujijo, ariko ubu ngubu noneho ijambo ry'Imana riyisobanura, uyu munsi uhitemo, riyifikise ahantu iri, ibyumve nayo ntizongere kwikekeranya. Kuko umwete n'imbaraga urwanira abantu, ishyaka urwanira abantu n'iryo urwanira Kristo, ubigereranye uramenya uri nyirawe. Hanyuma rero n'urukundo n'ijwi wumva, iyo masengesho avuze niyo Kristo avuze wumva ende cyane. Nimba wumva amasengesho kuruta uko wumva Kristo, uri uwa masengesho ntabwo uri uwa Kristo. Niyo bavuze amasengesho nabi, nimba ubabara cyane kuruta uko ubabazwa n'abasinzi n'abasambanyi. Uwavuga ko amasengesho ari kuvuga Yesu nabi ukababara cyane, yego, ubwo nyine menya gahunda, menya aho uherereye. Turi kugana ku musozo. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ntawubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Ntabwo rero ibintu by'Imana ari agahato, ahubwo ni ukubikora ku bushake. Igituma Imana igukunda ni uko wabikora ku bushake, kandi wabikora ku bushake inyungu zo kubikora akaba ari wowe zigarukira. Mbibutsa ko gukizwa ni inyungu zacu, kuko Imana si yizabona ubugingo, niyo nyirabwira bufite. Iyo ukijijwe nta kindi kintu Yesu yunguka, ni wowe ubwawe bifitiye umumaro mbere yuko ari Yesu. Ni wowe ubwawe bifitiye umumaro mbere yuko ari Yesu, kuko nubyanga ntabwo bizamubuza kukurimba. Kutajya mu ijuru kwawe ntabwo bizakura Yesu mu ijuru, ntabwo bizamukura mu ijuru, ntibizamuka byamukuyeyo, byamukuye aje kuko ariko ubugingo bwe yabusubijeyo, nk'uko yabusubijeyo, nk'uko avuga ati ibyo ubwanjye ndabugarukana. Ariko wowe ubwawe nutabukiza ni wowe bireba. Yesu azakomeza azaguma ari Imana, icyubahiro cyayo ntizagihundi, nta nubwo azemera ko izina rye ritukwa. Mwibutse ko iyo uguye hari abandi 5 baba bihanye, hari abandi baba bari guhimbaza Imana. Rero tumenye ko gukizwa ari inyungu zacu. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati afite dayimoni. Ati mwabapagane uri kubyumva, benshi ngo baravuga ngo afite dayimoni kandi yasaze, ngo muramwumvira iki? Uyu muntu ko afite dayimoni kandi ko yasaze, niki gitumye muhagarara? Babwira intama zabo, bababwira ati bari abantu ntimukajye mubumva. Ba bantu umuntu ashima ikibuno bakavuga ngo toka satani, bavuga ifoto bati toka satani, bari abantu ntimukajye mubumva, bafite dayimoni kandi barasaze, bataye umutwe. Bari abantu ntimukajye, n'abanyeshyari, n'abatindi, n'abantu badashobotse badasobanutse. Murabona ko nabo nta biro. Uri ugiye gukora ubushakashatsi babo ku idini barabirukanye, batakwirukanye. Ariko n'ubundi ubwo ahubwo batakwirukanye nicyo kibazo, nicyo cyaba. Ubundi ikintu kizakwereka ko utunze ubumwe na Kristo igihe uzaba uri shushube w'idini. Yego, kandi Yesu yabivuze ati izanjye ntizigeze zibumvira. Yego, izanjye yavuze ati izanjye, abo banyazi n'ibyo bisambo ntizigeze zibyumvira, ahubwo zategereje ijwi ryanjye, kandi iyo zibyumvije ziva aho zari ziri zigahita zigurikira. Iza Yesu rero n'ubundi agenda zibwira, zikagenda ziva aho hantu mu banyazi, zikagenda ziva mu bisambo, zikagenda ziva mu birura. Ndanashimira Kristo ko amaze kwikusanyiriza intama, kandi yari yarabivuze muri Ezekiyeli ngo abungeri ba Isirayeli azabaka abo bungeri gito, Yesu azabaka izo ntama ziragirire, kubera yuko barazica, barazibaga, bazitererana mu masega, bazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Rero turi gusoza, abantu ntibamenye aho baherereye. Ijwi wumva umenye nyiraryo, umenye nimba ushobora gutandukanya ayo majwi atatu ugakurikira irya Kristo, uri umwana w'Imana. Nimba urwana ishyaka rya Kristo, uri umwana w'Imana. Nimba urwana iry'abantu cyangwa iryawe ku giti cyawe, ubwo nawe umenya aho wikarasa. Imana ibahe umugisha.
ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana ibamugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mwakoze kubana natwe. Amen. Naho buta. Shalom. Shalom. Amen.